Ubusobanuro bw'izina Pascal. Pascal ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Pascal ni izina rikomoka mu rurimi rw'ikilatini bivuye ku ijambo Pascalis risobanura uwavutse kuri Pasika cyangwa se ufitanye isano na Pasika. Pascal rero ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo, aho hari na mutagatifu Pascal w'i Babuloni wizihizwa ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Yari umukobwa bamwita Pascale cyangwa se Pascalina. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Pascal. Pascal ni umuntu ukunze kuba atuje ariko kandi atujenyije imbaraga. Pascal ni umuntu ushaka yuko agenderwaho n'abandi. Pascal aba ari umuntu wiyemeza cyane. Pascal ni umuntu ugira impuhwe. Pascal ni umuntu w'umucabwenge cyane ubuzi twinshi kandi utapfa kujijisha. Pascal ni umuntu wizerera mu gukora cyane. Pascal ni umuntu ufite imico yatojwe agenderaho, kandi Pascal ni umuntu ukunze gutwarwa cyane n'ibintu by'amadini. Pascal usanga ari umuntu wubaha cyane akazi ke, kandi Pascal aba ari umuntu ukunda icyubahiro. Gusa ariko Pascal ni wa muntu uba ushobora kwizera bihutiyeho bityo akaba yakora amakosa. Pascal kandi ni umuntu ushaka yuko nimba mwarabanye ugomba kwishyura ikiguzi cyose cy'umubano wanyu. Pascal ni wa muntu ushobora kwitondera ibintu cyane kugeza ku rwego bitangira kubongamira abandi. Pascal kandi rimwe na rimwe ajya abura kwihangana ibintu bishobora kubangamira abandi. Rino zina Pascal izina rikunze gukoreshwa cyane mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa n'ibindi bihugu byose bishobora kuba bikoresha ururimi rw'igifaransa. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Pascal harimo Pascal Siakam wamenyekanye cyane mu gukina basket muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi Pascal Obispo wamenyekanye cyane mu muziki mu Bufaransa. Hari kandi Blaise Pascal, umwe mu banyamibare n'abahanga mu bugenge bamenyekanye cyane hano kuri iyi si. Rero niba witwa Pascal, uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Pascal, reka nkwifurize kugubwa neza. Reka nkubwire ko gukora subscribe hano ari ikintu cy'ingenzi. Naho jye nitwa Aimable Niyongira, unyemerere duhure ubutaha.